igikorwa cy'amatora ukurikije uko kibona ukibonye ute? Murakoze kumpa ijambo nka radiyo Ishingiro. Bwa mbere na mbere ndamanza gushimira ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi n'abakunzi ba Gicumbi FC kuba twitoreye komite ya Gicumbi FC tuyishyiriyeho tuyifitiye icyizere. Nkeka ko abayobozi dutoye tubagira icyizere bwo kuyobora Gicumbi FC kandi ndakeka yuko bazaduha ibyishimo dufatanyije natwe. Nshimiye Perezida John uraye neza agira icyizere, amusaba ntazadutenguhe natwe ntabwo tuzamutenguhe, tuzamuba inyuma. Ikipe ikomere igishwanyaguza za Sports zijye zizana zitwumve nk'uko zatwumvaga mbere n'ubundi akiyoboye abana amakipe azatwumva. Ariko ko wagira ngo nta morale ufite? Morale irahari. Twatoye komite nshyashya twishimiye. Perezida John turamwemera, azayiyobora kandi azatugeza kure hashoboka. Murakoze. By'ukuri weho ubitware mu gikorwa cy'amatora n'igikorwa ubonye ute mu by'ukuri? Mbere na mbere hari akaririmbo nkunda kuririmba, avuga ni Imana yarakwihereye isezerano Gicumbiwe, abo bose baguciye intege ubabwira uti yarabivuze. Mbere na mbere amatora turayasoje, ni amatora abereye ku mugaragaro, ntabwo abereye ku rwisho. Ni amatora atuwemo Perezida uraye neza John, ntabwo ari ubwa mbere, si bishasha, si ubwa mbere ayoboye Gicumbi FC. Na mbere yo kuvuga ngo ndaratowe, sinabura no gushimira Perezida Desire uvuyeho, yarakoze kuba yaratuzamuriye ikipe tukagera mu cyiciro cya mbere. Nanone twemere ko aruguma muri Gicumbi FC, kandi nkanasenga Imana imfashije uriya mwanya ari kwiyamamariza muri Ferwafa tugize ishyaka bakawubona, tukaba tuzamuye agaciro. Kuraye neza John rero, nk'uko ikipe yazamutse abaturage ba Gicumbi bagizemo uruhare, nabyo n'ubundi ni ya gahunda nukumya kwegera abaturage ba Gicumbi babatoye bakabagira icyizere. Natwe nk'abahuriga ba Gicumbi rero nk'abushombe nkurikije ukuntu nitanze, ndumva imbaraga nari mfite ngiye kuzikuba, ari mu rwego rwo gufana, ari mu nkunga zizatangwa hose nzagiramo uruhare. Shishikariza n'impanga zitabaye kugera hano za Manyagiro zibimenye ko uraye neza John yongeye akaba perezida, bagomba kuza tugashyira hamwe. Noneho ya mifanire tugiye kuyihindura, dukora ibintu bitavanze by'ubusinzi, ibintu bifite gahunda. Turahari rero, twemereye ubuyobozi ko tuzagira discipline, kandi yaba ku nkunga y'amafaranga nje bushombe ndahari, yaba no ku nkunga y'ubuhuriga ndahari. Discipline ni kwa kundi Imana bahumugisha abaturage ba Gicumbi. Mbere byose mfunga ntago nabura gushimira ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi uhagarariwe na nyakubahwa meya. Nta munsi nje nazamushimira mu myaka nava mu karere ka Gakenke nje gufana ikipe ya Gicumbi. Niwe muntu wa mbere wayoboye kano karere wampaye icyizere ko ngomba kuzafana no kipe nkayigumamo. Imana igumye impunirize rwose, nzagira ishaba agume mu aka karere ka Gicumbi. Murakoze. Ariko abafana mu buryo butandukanye, mwebwe ku rwego rw'abafana bahuriga bagiye gukora ikintu neza. Icyo kibazo tukimara gutora manje kukibaza Perezida mupenzi w'abafana, ndamubwira se komera ku mupira wa ekipe hari uko twambara bisanzwe, ariko hari nuko dushobora kuvuga duti turasohotse nkagenda wenda urugero nambaye imyenda ihabanye bihabanye. Nuko avuze ko agiye kukiganiraho n'ubundi Perezida John, n'ubundi iyo myenda nyiheruka ku gihe cye. Avuze ko n'ubundi barakiganiraho iyo myenda, bakaba badushakira iyo mipira no mu gihe twatembe hano mu karere ka Gicumbi wenda tudafite match, nkaba nakwambara ku gapira. Singoma ntago nzaba mfite vivuzera ngo ndi gutambagirana vivuzera cyangwa nambarira kanzu nambara, sibwo kuba mfite agapira kandanga nk'umufana nkatambuka hano Gicumbi bakavuga ati nguri umuhuriga bitabushonde. Arega reka duhindure imyumvire, ntago abafana ba Gicumbi ari babandi bavuga ngo twatsinze muduhe, ahubwo twebwe dusabwe gutanga. Ahubwo ngo dusabe tugomba gutanga, nabi igihumbi tugitange, ariko tutagiye kugira gute, tutagiye gusaba. Amazi ntiyabura 100%, ariko se niba narageze mu karere ka Gicumbi inyoboza nkahura n'abantu bagabo aribo navuze bame yaba uraye John, bano batoye bose nzi ko bambaye bugufi, ngeze ku rwego wagategurenye, mfite moto yanje bamaze kongezaho
ibyo byose nuko nabanye n'abantu b'abagabo none se ntabwo mfite aho nkura yewe n'umusanzu w'ibihumbi 10 nibawushiraho bakawuntegeka nzawutanga ariko ikipe paka nanje muri ngira ibyishimo Torres ariko ngo muri iminsi yarabuze Torres nawe ndamuvugaho rero Torres yaje guhura n'akabazo nawe buriya abura nshaka kuzegera abamupenzi bakamuganiriza tushaka kuba abagabo tukaba abagabo mu rugo tukaba abagabo mu migendere yacu ako kabazo kari harinze akashikiriza mupenzi akaganira naho Torres nuwacu nuko hari ibyo nawe tugomba kuganiraho tukabana ikindi naribagiye kuvuga ubuyobozi bw'akarere bwakoze iyo bwabaga ikipe barayizamura tujya mu cyambere nakamba saba ko ikipe ya handball nayo yagaruka turi muri siporo rumva kandi abaturage b'akarere ka Gicumbi bagomba kwisanga mu mikino iyo ari yo yose sibyo arufa handball nayo bashyiramo akabaraga barebe ko yaza muri competition mu cyiciro cya mbere ubundi handball niyo yatumye ngera muri bikarina byo kwifana dukubita polisi nayo bazayireba bazayireba twarebe bya Gicumbi FC muri rusange nge navugaga muri siporo muri rusange